bimeze biti byaje guhinduka bo barasura bakanutsa tugira ngo beze zariyongeye Godfather Oui. indi sura kanutsa hari ikibazo kimwe njya mbona kwa top gift ubu ariko bisigaye bisaba indi kata nahita nkumanura byo urabizi ntukavuge ko top gift uri umutindi usaba Godfather gogo njye ntabwo ndi umutindi Godfather njye ntabwo ndi umutindi ntabwo uri umutindi reka akira nagapininze ngira ko utari umutindi sha ntabwo nabikwereka ariko nawe urabizi ko nari umutindi mara rero nkinda yawe gahambe none se ubwo budashobora kubinyereka ko utari wigaragaza imbere y'abantu 200 ko utari umutindi. What do you mean? ntabwo uri umutindi uko nari umutindi imijyiyumvamo mu mutima wanjye umutindi uri umuhanya zeri kumeze neza God's favorite ndi umutindi cyane washyize muri big screen cyane. None se uyu nguyu niba ari tumu oui bari bakuzamuye kubera 200 nako akamanga n'ingano wasanga kiri kubikurikirana nakomeza bikurikirane bamwita gogo wa gogo mureke se muhungu ubutinganye bwe ntibuzigere bwibagirana. Ni ukuvuga ngo tuye tuvuga ngo rapowe napowe powe ndapfuye nene in the sound buretse igiye kwandi kanene gukora iby'Imana ishaka iyo galaxy nanjye yambera Checheka we faxman nene you are my neighbor nuguru muri ndo ndambara ya nerugo nyina yimbire kumvugira ndi kuvuga baretse nk'amazi agasabiriza neza ukapfawo nene barapa ukabigirira bishari divine wanje kamushari ingaze nene thank you so much nene njyewe ntiyampa galaxy ugira ngo si yayimpa ntabwo ajya yimenyereza baroko Godfather yabikora mari nta birenze kanene n'umwana mwiza cyane Godfather ndagukunda byo gupfa Imana ikumpushe muhoza kunkunda kuri revo yacu muri umuroko Imana ikumpushe urumva kunda byo gupfa urwo rukundo rwawe rwabana nka mwisayo Sifa Diane bro in the building hagize umuntu one galaxy nahita muri big screen Sifa Diane ageze hano Sifa ndakumenyesha ko nta coin ryawe nkeneye nimero yawe ndashaka kugutereta kobwa ni mwiza bro birenze no kuba mwiza arambara kikwiza uve kuri za karashi kabya bimanuka baduteye batujugunye mu ijuru niba Sifa Diane ageze hano ubuzima bwanjye burahindutse umva Mr Fupi ndakwiyamye Sifa ntago ari mwiza gusa umva kubwire nyirijigo nawe ndakwiyamye birenze uko umuntu yamutekereza tugiye gusotorana urumva Godfather Mr Fupi koko nizere ko bitakubabaje none ndetse ndacyababara ko ndakababaro kagenda ndi umukene ariko ndagukunda reka nze nkubwire umuhoza nanjye ndagukunze mfura ya mama bari kuganira muho komeza unkunde sheri kandi niba wari umukene utaramenyana na Godfather uburakize uzongera kuba umukire kubera unkunda kuba unkunda bari umukire ngo ku muhanda havuye aga happiness nimwera amabika zambaye wajya nakazi gaze la ay ngambaye mbera tsiriramo oya mbabarira sinshaka kwamamara uzarebe fax ariko uzi ko bagiye kubyandika uzi ko bagiye kujya babinyita niba kuko urabatiza ukuri Mr Fupi abanyarwandakazi iryo zina nubwo ntaho nari kwepera ariko ni iry'urubuga ntabwo ari iry'urubuga dore muri comment urabishimye nk'ugira umuntu udasanzwe mwandikemo ngo Mr Fupi munyandikiremo Mr Fupi impuguke nkuru igisebo ndacyambaye nambaye urubuga kwakira haguha izina no baraga mugomba kugomera mwisanzura yago yarambaze urumva yago ashaka ifoto yanjye arayibura yago aragenda agwa ku ifoto y'umujene bita bamwitane bahoro umujene bita Sabiti urumva ibintu byabayeho nagahoma munwa
ko nareba ingese ko nta kintu umuntu yanyita ngo sinkemere Mr. Fupi izina ry'urubuga ariko naribito ryakire uzabaho utuje. Mr. Fupi ze ni Fupi ko ari Fupi ngo ni mukande kuko wanze urudasanzwe urambatiza bareke no kunkandaho barambatije ngo mungande bagukandeho ese ko hari igihugu by'ukuri mu mwuka wo kutugiftinga bakubwire mwo kapfa mu ntabwo nababyaye yese ntabwo ndaba ko gifite garanti yambaye ubusa singuye Mr. Fupi byamunaniye kuyikoramo Muchomate uzingoye Muchomate yaza kwa kinkunda nka mbere tukiba kuri Twitter Muchomate yankunda guyu mureba urabona Muchomate yarankundaga bisize crack wanganda agatima Muchomate akavuga babwire ngo nafite 1.3 1k urakoze cyane oya nene arahamvana I'm sure urumva uyu Muchomate akamamagara I wanna hear your voice baby ntiwishire serious ati ntikandi umugabo wawe ahari aturumva yankunda gafite n'umugabo uyu byoroshye Mr. Fupi kabagize big screen gentleman big screen ni yawe nene kamuhiye none se nene wakoze kumpindurira ubuzima nene wankanzeho Galaxy mpinduruza Janine araganya wawe kakubiva mu mwanya w'abandi kayinyonye Janine rata urukoze kuntiza Imana iguha umugisha mushirisha nene mu mwanya wewe aba moderator put her in her place. Thank you. Jani wakoze rata ko via 100 isoni gatiki kwari gusanga bananzeho thank you no kuri mane baho umugisha anniversary yanjye nubwo Jihad banze kumurekura nta no kujurira byarangiye ntago yemerewe kujurira. Oh yes. Dusigaranye imyaka 2 n'igice turayihanga. Ntago yemerewe kujurira mani mpaka iriya myaka zongera hiya covid. Janine ihangane nta kundi uhitunya dopta nanjye nibera umwana wawe. Ahubwo umuntu witwa K John ngo yamaje ukarenga. None se ariko se umugabo ko K John agomba kuba ari i Kigali ngiye nari mbizi ko ari Butoroke. K John ngo yambajije ku na nimero ye nta iriho Godfa. Ako nawe ari wowe nimero yiriho no nukabeshye nyamara subu nkubuko kuwangira mukoresha kwa utuntu najya ni muting hano hafi ari gukoresha WhatsApp tu ari gukoresha WhatsApp hiye nta kuzi kuri WhatsApp none se nyine mese umva ko cyejo nari bugire ari bujyamageragere ariko nk'uyu muhanzi wapfubye ngo ni ndandambara ibi nabari kwandika kuri Janine nkajye muhitamo mu mutinga cyangwa mukamuboroka kandi nanjye mvuze ngo mbaye ndi moderator Imana irebe izaguruka byema amababa uyu si wawe ndi wavuze ngo baramwirengagije Godfather yaratubujije kubera ko nta ntambara afite ikibazo oya namuboroka muraboroka umufana